ni nyuma yuko haciye amasaha atari make harimo gutrendinga inkuru ivuga ko uwitwa Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo n'umugabo witwa Saidi Hamad Lugumi, umusaza w'imyaka 52 hafi 53 ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Ariko mu masaha make uwitwa Mutesi Jolly ahise aza ahakaniye inkuru avuga ati nyamureka ngewe sinigeze nandika amagambo avuga ati locked in my heart cyangwa se ufungiye mu mutima wanjye. So no kuvuga ngo iyi nkuru uwitwa Mutesi Jolly yabisobanuye avuga ko ubwo account ye yari yabaye hacked cyangwa se igihe yari yarahakinzwe yaribwe n'abamami, ari bwo bo bagiye bakareplyinga kuri iyi comment y'uyu musaza wavugaga anataka ubwiza uyu Mutesi Jolly, anavuga ko amushimira kukuba rwose amukunda, kukuba Mutesi Jolly akunda uyu musaza. So rero amakuru agezweho nuko ubu tuvugana ntago bari mu rukundo kugeza igihe inkuru yindi izatangarizwa. Ngiye nitwa Dino yawe ukore follow tujye tubana umunsi ku munsi muvandi. Ariko nabwo abantu bagakomeza kwibaza bati ese Mutesi Jolly yaba yarabuze iki kugira ngo yisange ari mu rukundo cyangwa se arimo guteretana n'umusaza wo mu 1970 na kangahe niba ari na kabiri. Ubwo cyaba ari ikibazo gikomeye. Twumvise cases zitandukanye uwitwa Mutesi Jolly avuga ati hari abagabo b'inyana zimbwa, ese uyu niwe mugabo umugabo navuga ko wujuje buri kimwe kugira ngo abe yajya mu rukundo rwa Mutesi Jolly? Ni ibibazo umuntu agenda yibaza ariko nanone akabiburira ibisubizo. So nuwango nanone ntabwo dushobora kujajinga cyangwa se ngo twinjire mu buzima bw'umuntu, ahubwo icy'ingenzi nuko we ubwe yavuze ko byanditswe n'undi muntu utari we mu gihe account ye yari yarabaye hacked. So ikintu nakubwira no gukora subscribe hano kuri Mega TV Rwanda, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Murabizi ibiganiro byiza by'ubucukumbuzi, amakuru utasanga handi naho yasanga. Ciao.